ndumva natanga go ahead abantu bifuza gukoresha amazina yanjye mukayakoresha, ubwo uzagira amahirwe akaba yaba selected imbere y'abandi, ubwo no duhita dukomezanya service zitandukanye kandi zitishyurwa barazigufasha. Ntabwo ukeneye ko warakoze icyongereza uramutse uzaza igikenera nyuma bashobora kubikubwira, ukeneye ko warakoze igifaransa ukaba ufite level ya 5. Porogaramu bwayo ntabwo kugira ngo ube selected ari ngombwa kuba hafite umuntu, ariko rero kugira ngo wemererwe gutanga kuzuza application form isaba visite exploratoire ugomba kuba ufite ama points 60. Uramutse ubonye utari bwuze 60 ushobora gushyiraho amazina yanjye, hanyuma bikaba byakuzamurira ayo manota kwemerera gusaba visite exploratoire. Visite exploratoire niramuka ikwemeye uzahabwa ama points menshi cyane kuruta kuba wankoresha nk'umuntu muziranye. Donc visite exploratoire iguhesha amanota angana nayo umuntu ufite umuvandimwe hano ku isano ry'amaraso, cyangwa hafite umubyeyi cyangwa undi muntu bafitanye isano rya hafi cyane. Reka nongere mbasuhuze mwebwe mwese mu nkurikira aho muherereye mu bice bitandukanye, kandi nongere mbaha ikaze kuri uyu munsi. Ndatekereza ko murimo musoza icyumweru neza, abandi iyi video iri buze kubageraho mu by'ukuri mwamaze gusoza icyumweru mwatangiye ikindi. Ndizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'uyu mubumbe. Mfashe iminota mikeya kugira ngo ngire andi makuru mbaha nayo y'ingenzi ku bantu mumaze igihe munkurikira muri mu kugerageza amaporogaramu atandukanye yo muri Canada. Ariko mbere yuko nginjiramo, reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ubonye iyi video ukaba uri umuntu uri interesse yo kugerageza amahirwe atandukanye aboneka mu gihugu cya Canada mu maporogaramu atandukanye, ukande subscribe hanyuma ushyiriho na notification bell kugira ngo igihe nshyizeho video ubibone, nubwo waba nta mwanya ufite ako kanya ariko ukaba ubizi ko hari update nashyizeho igihe wazabonera umwanya ukayireba. Ibi ngibi natangiye kujya mbisaba kubera ko nabonye hari abantu yenda bamara nk'igihe batari ku murongo cyangwa batarebaho, hanyuma aho azazira akabaza nimba nta makuru mashya hari, kandi yenda amaze gutanga nk'andi ma video agera kuri 5. Bityo rero bikaba byangora kugira ngo nongere mpere A0 njye kugusobanurira. Ubwo binsaba ko njya gushaka iyo video nakozeho nkayiguha ukabanza ukayumva, hanyuma wakumva ahubwo hari aho ukeneye amakuru arambuye ukaba wambaza. Murumva ko ni byongera akazi bigatwara undi mwanya kandi bitari ngombwa cyane. Ibi byakabaye byiza rero uramutse uhita umenya ko nashyizeho amakuru, hanyuma igihe uzabishoborera ukaba wasubiraho ukayareba. Kandi nimba ari ubwa mbere nanone ubonye video zanjye, nakubwira ko nakoze amavideo menshi cyane. Navuga ko maze gukora amavideo aragera kuri angahe, reka mbarebere, ni menshi. Maze gushyiraho amavideo agera kuri 90 cyangwa 80 avuga ku ma opportunity atandukanye, ibintu bitandukanye abantu baba bashobora kugerageza. Nimba nawe rero usanzwe unkurikira, hari igihe ushobora kuba usanzwe unkurikira ariko ukaba utarigeze wibuka gucekinga nimba warashyizeho notification bell, numva mukita ngo nakazogera kugira ngo wagitivating ko update zose notification zose zizajya zikugeraho nawe wareba hanyuma ukabikora. Reka nshimire kandi abantu mukomeza kumpa feedback nziza, mushima amakuru mbagezaho. Mu by'ukuri nanjye ndabyishimira. Ntabwo ari ibintu bisanzwe kuba umuntu ashobora gufata initiative yo kujya afata kanya agashakisha amakuru akayaha abantu bakayakira neza. Ni ibintu byiza, umuntu yumva abyishimiye. Ariko icyo nzishimira kurushaho ni ukubona hari abantu bishobora kugirira umumaro. Buriya niyo yaba umwe, niyo baba babiri, buriya biba bitanze umusaruro kandi umuntu agomba kwishimira. Nibura nkavuga nti umwanya wanjye iminota mikeya mfata nkasoma amakuru nkayabasangiza hano, hanyuma mukayumva abantu mukagerageza. Kandi
nakunze ko hari abantu benshi bamaze kunguka amakuru menshi batari basanzwe bafite, ntekereza ko bizabagirira umumaro. Ubwo rero nibyo kwishimira, nanjye ndabashimiye, muri abantu beza, muri abantu bakomeye, abumva ururimi tuvuga mwese, buriya ururimi ni ruduhuza, niyo sano ikomeye, kuba nshobora kuvuga mukanyumva namwe mwavuga nkabumva. Hanyuma rero iyi ni pariti ya gatatu ku bintu bya visite exploratoire muri Manitoba. Nabashyiriyeho video ya mbere ibaha general overview, ibasobanurira iriya porogaramu uko imeze. Hanyuma abantu bambaza ibibazo, mbona yuko ishobora kuba itarasobanutse neza, uretse ko ikinini kirimo ntabwo mukunda gusoma. Mufitanye ibihe bibazo no gusoma? Kuko mu by'ukuri mbaha nka overview, kuko ntabwo bishobora kunyorohera ko nshobora kugenda mbabwira ijambo ku ijambo ngo mfate porogaramu yose nyisobanure. Iyo video yaba nini, ntabwo nzi ko mwabona umwanya wo kuyireba, so ngerageza rero kubaha agasamari gatoya, none ngashyiraho link mugafata umwanya namwe mukagenda mugasoma. Ariko abantu mukomeza kumbaza ibibazo mu by'ukuri mushobora gusoma mukabona ibisubizo. Ubwo rero nanjye nkiyaranje nkavuga nti reka subireho nongere mfate utudetaye tumwe na tumwe kubyo mwabajije, nongere ntubahe. Mu by'ukuri byaba byiza ugiye ufata umwanya wawe pe, kubera ko ibi bintu ni ibintu bigusaba kuinvestingamo nawe igihe cyawe. Nabonye abenshi mukunda gufata risk yo kuinvestingamo amafaranga cyane kuruta umwanya ushobora gushyiramo ugerageza gushaka kubanza kumva ibintu no kugerageza kuba wabyikorera. Ariko mu by'ukuri ndabasaba mbinginga, ninjya mba nashyizeho video, sinzi nimba abantu bose bazi kureba uko ubona link, mba nayipininze muri comment section, no kuvuga ishobora kuba ariyo ibiri ku mwanya wa mbere. Ushobora kujyaho link ukayibona, cyangwa se ukajya muri description naho ushobora kuyisangaho ukayibona, ukayikandaho amakuru yose ashoboka, ibibazo byinshi bitandukanye ushobora kwibaza. Mu by'ukuri ushobora kubibonera ibisubizo utagombye gutegereza ko nzagusubiza yenda unyandikiye kuri nimero nabahaye. Ntabwo binyorohera guhita nsubiza abantu nkuko babyifuza kubera umwanya. So ubwo rero mujye mugerageza mufate akanya. Iyi porogaramu ya visite exploratoire muri Manitoba, nkuko nabibabwiye, ni porogaramu yo gufasha umuntu udafite connection muri Manitoba, donc udafite umuvandimwe cyangwa se undi muntu mufitanye isano rya hafi rizatuma uhabwa amapoints menshi, yatuma uba selected mu guhabwa nomination ya province. Iriya ni porogaramu bashyiriyeho icyo ngicyo, niyo kugufasha kugira connection muri Manitoba. So connection kuyigira ni mu buryo bwo kuguha amakuru, baguha amakuru bakakubwira ibihakorerwa, advantages zihari, ibijyanye n'utuzi, donc porogaramu zitandukanye. Noneho rero umuntu akaba ashobora kuba yafata umwanzuro wo kuba yatera intambwe ikurikiyeho yo gukomeza aramutse yumvise bizamworohera kwiyensitara muri iyi ntara. Iyi ni porogaramu igusaba kuba uvuga igifaransa. Umuntu wabajije nimba abavuga icyongereza batemewe, nabo nta kibazo, ariko muri iyi porogaramu specifically ushaka kunyura muri visite exploratoire ukenera kuba ukoresha igifaransa, kuko communauté ifite inshingano muri ibi bintu yo gukora ama selection, navuga ko bakoresha igifaransa kandi batanga ama service meza cyane. Navuga ko abantu bakoresha igifaransa rwose kuri iki gihe na amahirwe yabo. Sugize amahirwe rero ukaba selected, service zitandukanye kandi zitishyurwa barazigufasha, baragufasha gushaka inzu, baragufasha gukurangira mu porogaramu atandukanye ushobora kugenda ugerageza. Ni ukuvuga ko ukeneye kuba uvuga igifaransa, warakoze test level ya 5. Ntabwo ukeneye kuba warakoze icyongereza, uramutse uzazigikenera nyuma bashobora kubikubwira. Ukeneye kuba warakoze igifaransa ukaba ufite level ya 5. Kubijyanye rero n'uhafite umuntu, hari abantu bari kumbaza nimba bashobora kunkoresha nk'umuntu bazi muri iyi ntara. Mu by'ukuri nimba mwasomye neza amabwiriza avuga ko agomba kuba ari umuntu muziranye, mukaba mwaranahuye in person, mukaba mwarahuye muziranye. Nicyo bishatse kuvuga. Porogaramu ubwayo ntabwo kugira ngo ube selected ari ngombwa kuba hafite umuntu, kuko umumaro wayo ni ukugufasha kugira iyo connection udafite binyuze ku muvandimwe, ku family member cyangwa undi muntu w'inshuti. Ariko rero kugira ngo wemererwe gutanga kuzuza
application form isaba visite exploratoire ugomba kuba ufite ama points 60 muri fagiteri ngira ngo zigira kuri 5 bakonsidera ni language abilities, ni age yawe hagati y'imyaka 21 kugera kuri 45, ni education level, ukujya muri education level izijya hejuru cyane niko ubona ama points menshi. Work experience, uko uba ufite experience y'imyaka myinshi mu kazi niko bizamura ama points. Hanyuma hakaza adaptability. Adaptability no kuvuga nimba uhafite connection. Muri iyi case rero nta connection uba ufite, uramutse rero utayifite ugomba guteranya amanota, ugomba kwiha amanota. Ndana downloading akarinki ko kwiha amanota, kwikora self assessment nako ngashyireho, hanyuma mujye mubanza mugerageze mwiha amanota. Udafite amanota 60 ntabwo wemerewe kuzuza application isaba visite exploratoire. Udafite amanota 60 uramutse uhafite umuntu muziranye biguhangira ngo 10 points kuri iyo assessment form ndi bubashyireho. Uramutse ubonye utari bwuze 60 ushobora gushyiraho amazina yanjye, hanyuma bikaba byakuzamurira ayo manota kwemerera gusaba visite exploratoire. Ariko mu bijyanye na selection no kugira amahirwe, visite exploratoire niramuka ikwemeye uzahabwa ama points menshi cyane kuruta kuba wankoresha nk'umuntu muziranye. Nubwo tutaziranye, bwo turaziranye kuko turi abanyarwanda, turi abarundi, cyangwa se turi abantu twumvikana ku rurimi, niko nabivuga. Ndumva ako ngako kumvikana. No kuvuga kunkoresha kuri iyi etape ya mbere no kubavure mushaka kuba wakuzuza nk'ama points 60 gusa kugira ngo bikwemere gutanga request isaba visite exploratoire. Ariko biramutse biciyemo bakaguseregitinga, no kuvuga ko visite exploratoire iguha amahirwe aruta yo kuba wankoresha nk'umuntu muziranye. Donc visite exploratoire iguhesha amanota angana nayo umuntu ufite umuvandimwe hano kwisano ry'amaraso, cyangwa hafite umubyeyi cyangwa ni muntu bafitanye isano rya hafi cyane. Nuko kuntu bimeze nagira ngo mwumve uburyo bisobanutse. Mu byukuri ntabwo kunkoresha si ngombwa mu gihe wujuje ama points 60 usaba visite exploratoire, ariko unankoresheje nasubiyemo nanjye njya gusoma sanga uhafite umuntu nko muri mu bishobora gutuma wemererwa gutanga request yawe no kuba ufite ama points 60 niyo minimum, hanyuma wagira amahirwe iyi programu ikaguseregitinga. Donc ububaye umunyamahirwe cyane kuruta umuntu wajya kwa applyinga afite umufrendi gusa. Mbibutse ko umuntu aramutse afite inshuti nta nubwo bigusaba kunyura muri iyi visite exploratoire. Yego ntibitanga amanota menshi kuba uhafite inshuti, uhafite inshuti ukaba utavuga igifaransa, nta nubwo bigusaba kunyura muri programu kugira ngo utange expression of interest yo gusaba nomination, nubwo bitaguha amanota menshi nk'ayo umuntu ashobora kubona anyuze muri visite exploratoire. Kubera ko kuba ufite inshuti hari ama points biguhesha nubwo atari menshi cyane nk'ayo umuntu wabaye approved muri visite exploratoire akabona invitation yo gusaba nomination. Ndumva ako kantu kumvikanye. Ubwo iyo option kuba wankoresha mu bundi buryo busanzwe udashaka kunyura muri visite exploratoire ni gihe utavuga igifaransa, uramutse ukoresha icyongereza ukaba warakoze test ufite level itari munsi ya 5, ukaba wujuje zira requirement zine nkuko tuzivuga, imyaka yawe fitinga hagati ya 21 na 45, ufite work experience y'igihe gihagije, education yawe imeze neza, warize post secondary, hanyuma ukanikorera assessment nabyo birasabwa ukabona ama points 60 ushobora gutanga yo expression of interest, ugahita usaba straight, ugahita usaba nomination. Urumva rero bitandukanye, nuvuga igifaransa uvuga igifaransa ushobora kunyura muri iyi nzira gasaba visite exploratoire yaba approved bakamuha invitation azakoresha asaba nomination, no atanga expression of interest, we rero abafite amahirwe menshi cyane kuko bimuha ama points menshi ahwanye nayo umuntu ufite umuvandimwe bavindimwe muri iyi ntara. Akantu ntigeze mentioning ubushize nuko iyo ufite umuvandimwe cyangwa undi muntu mufitanye isano mu yindi province, ibyo ngibyo bigutwara amanota. Babigutwara amanota 100 kuko batekereza ko bashobora kuba batagufite neza. Donc ni nko kuguca intege uramutse nubwo bagutwaye 100 bikarangira still waye qualified bakaguseregitinga,
ntabwo baba bafite icyizere 100% yuko uzahaguma. So nuko kuntu bimeze. So you lose some points yuramutse ufite a strong connection mu zindi province kandi uri musaba muri Manitoba. Ndumva ari ako ngako nagira ngo nongereho. Ikindi nuko hariho urutonde yenda ndareba ntabwo urutonde rw'utuzi twemewe turi gushakisha abakozi ntabwo nshobora kurudownloadinga kuko rugiye rufite udusubtitles ntirwakunda, ariko naho link ye nashobora kuyishyiraho nkagenda nandikaho nkabitandukanya ku buryo mushobora kujyaho mugasoma ukamenya link ukanzeho icyo ugiye kurebaho. Ndumva byaba bisobanutse muri ubwo buryo. Hanyuma application form isaba visite exploratoire ushobora kuyizuriza. Hariho ahantu ukanda submit submit online application form igahita igenda nta bintu byinshi, ubundi ugategereza ko bazagukontagitinga. Bagusaba kohereza inshuro imwe gusa, iyo wohereje inshuro irenze imwe bahita bakwerimina muri system. So ino namabwiriza ariho, ubwo ntimubikore ujye kubikora ari uko wabanje kwitonda ukareba ko bimeze neza ukayuzuza neza ntaho bibeshye, ubundi ugasubmitinga ugategereza ukareba uko bizagenda. Wakoze ururimi igifaransa, yes. Nimba utavuga igifaransa ariko uvuga icyongereza nabwo ukaba warakoze test, ushobora kujya ku yindi side ukajya gusaba expression of interest muri provincial nomination, aho ukaba wakoresha amazina yanjye. Ndumva natanga go ahead abantu bifuza gukoresha amazina yanjye mukayakoresha, ubwo uzagira amahirwe akaba yabaselected imbere y'abandi, ubwo no duhita dukomezanya kuko mba nemere gufasha umuntu umwe gusa, banemere kuba umusupporter w'umuntu umwe kugeza abonye permanent residence, hanyuma nkabona kwemererwa gukoresha undi. So ubwo rero amazina yanjye mwayakoresha nta kibazo. Hanyuma ubwo tuzagenda tureba uko bizagenda, uko hashobora kugira abantu bagira amahirwe yo gukomeza. Ndumva rero ari ako kantu nagira ngo mbongerereho, ariko please mujyeho musome birambuye rwose kugira ngo biborohere kandi nanjye binyorohere. Ndumva ari uko bimeze. Nimukomeze rero mugubwe neza kandi amahirwe masa kuba arimo bagerageza amaprogaramu atandukanye ndetse bagiye bungukira mu makuru atandukanye ngenda mbagezaho. Turi kumwe rero naho utaha. Ciao ciao.